nta soni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu, nta soni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye inda. Ntabwo ari indaya ya Yesu, ahubwo ni indaya ya Satani. Ni indaya ya Satani, ntabwo ari indaya ya Yesu. Ugiye kujya kwisambanisha, ugende ubindaya, ugende usambane, sibyo? Nurangiza numara kurenga ubusambanyi bukuzuye, urumva? Nurangiza uvuga ngo ngewe ngo ndi indaya ya Yesu, urengwe. Umva, nibagende bajye kurengwa kwa Satani. Niba ubusambanyi buba bwaturenze, bwagiye mu bwonko, bwakoroze mu bwonko, yego, sibyo? Niba gafate Yesu ngo bamubeshyere, Yesu amutandukanye n'izi ndaya, kuko n'indaya zibikora zinabyemera. Buriya ntago zivogera Yesu. Nk'umupfumu uzi ko apfumagura akoresha za nyabingi, igipfamatwi kizumva yabanje kuzara tubwira ngo ni umuzimu, urumva? Yego. Nyuma ya haratubwira ngo avugana n'abarozi, none agezeho kutubwira ko Yesu wacu ari indaya. Yego. Basambana. Ese ku buhanuzi yaba yaravuze kuri uwo mukobwa witwa Jackie urwaye, ese twitega ko kuri tariki 29 Jackie azaba yabyutse mu buri nkuko yabihanuye? Abana na Jackie. Yesu azi aho Jackie yanduriye. Jackie nawe hari baba baramuroze, baba bataramuroze, Yesu ajya atesha agaciro amarozi. Iyi si y'amatiku si yo iwacu, tuzimuka tujya iwacu mu ijuru, umubiri uzabora. Umva, nimushaka muzankingura uko mubibonye, ejo bundi bishe inzoka. Inzoka mu nzu mo hano, mudayimoni yaraje rwose. Ngewe nagize ngo ni mu mashansu nepe, urumva? Turayizinga da, none urambwira ngo njye kureba abana. Umva, mu bana azereka rwose. Umva, nge yavuze ko ari umuzimu, sinkora n'abazimu. Slim Jesus. Twongere kugira umugisha wo kongera guhura nawe, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uyegereze mikoro kugira ngo murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umeze ute rero? No kuri meze neza. Meze neza. Ariko nubwo nari maze iminsi ndwaye, ariko ubu ndi muzima. Twagusuye rero. Waramamaga arambwira ngo urarwaye, umerewe nabi, ariko twagize gutya turavuga ati reka tugusengere. Yego. Ahubwo se Yego. Urimo uroroherwa ariko? Nuko ndashima Imana. Urashima Imana? Nukuri. Sundi wari warwaye iki bundi mbere ko dutangira ikiganiro? Indwara z'abakuru ntabwo. Z'abakuru? Reka twitangire rero ikiganiro dusenga kugira ngo Imana ize kukiduheramo umugisha muri iki kiganiro. Yego. Reka dusenge, twubahe Imana dusenge. Yego. Uwiteka nyiribihe, Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye turaguhimbaje, twebwe wemereye ko duhumeka umwuka w'abazima, nta kiguzi tuba twaguhaye. Nukuri Mwami Imana urakoze kuba waraturinze. Hari benshi bapfushije, hari benshi barwaye, hari benshi bamanitse amaguru, Mwami Imana kwa muganga, ariko nyakubaha Imana twebwe nta kiguzi twaguhaye, kandi nabo Mwami Imana turabakweretse kugira ngo basange ubagirire neza, uruhura imitima yabo. Rero gomeza kubana natwe abari butwumve, Uwiteka Nyiringabo, nyakubaha Imana ubakomere, nyakubaha Imana ibiganiro byacu icyo twavuga cyose, Uwiteka Nyiringabo kibubake, kuko uri Imana ishoboye byose. Turagushimye turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Umeze neza ariko? Meze neza. Ubu urimo uragenda woroherwa mu gake? Ndi gukira, narakize. Warakize? Narakize. Ntago nkimeze nabi. Ntago kimeze nabi. Reka mvuge ngo Imana ishimwe ko uri koroherwa cyane. Hanyuma mu minsi yashize ugira gutya uramamagara, urambwira ati nyamara rukundo nge ndagushaka ko hari ibintu ngewe biri kundya, umuntu muri kundya. Nokore pen. Ese mama bundi byatewe n'iki kugira ngo mbwire ngo nge rukundo vayo? Bundi nari kuza kwa kabiri sinaboneka, ariko uyu munsi ndavuze ngo reka ngende mva ijambo ry'umuntu mukuru. Mu by'ukuri ibyo ari byo byose ngewe ikintu cyanteye cyatumye ngira agahinda n'umubabaro. Yego. Mama Chance no ese ni Mama Chance kumbe watumye ugira agahinda n'umubabaro cyane ko kuvuga ko Yesu ngo ari indaya ya Yesu. Rero kambaze mbabwire. Yego. Yesu adukiza uburayi. Yego. Yesu akiza indaya. Yesu Yesu we iyageze ku ndaya. Yego. Yesu iyi ndaye mumenye
iyi ndayi imenye Yesu, iyo ndayi imenye Yesu irakira, sibyo? Yego. Ariko mu buryo abivugamo ntago ari ibintu bifatitse. Yego. Mu by'ukuri niba narafite n'ibintu ashaka kuvuga ngo ni indaya ya Yesu, ngo abantu Yesu yageze ku ndaya arayikiza, sibyo? Igahinduka, sibyo? Kandi ndabizi ko ni indaya ubwazo, sibyo? N'indaya ubwazo n'abantu babyiyemerera batinya Yesu, sibyo? Bantu biyemerera ko ari indaya batinya Yesu, banabikora, banabyiyemerera, batinya Yesu kubera iki? Bamuha icyubahiro, n'umwami w'abantu. Nase mubaretse gato mu mashara, urumva? Ni gute umuntu yaba akora umwuga w'uburaya agatinya Yesu? Impamvu hari igihe umuntu akora ubwo buraya, sibyo? Hari igihe umuntu akora ubwo buraya ariko atibagiye ko hari Imana, hatibagiye ko Yesu ahari. Nibyo ntashatse kubabwira. Rero kumenyera izina Yesu, kumenyera izina ubu tesha gace. None se kambaze mbaza, Yesu ni umwana w'Imana, sibyo? Yaje mu isi aratubambirwa, abambwa ku musaraba, aradupfira ngo aducungure, atweze muri make, ari meraritanga. None iyo ageze ku murwayi aramukiza, sibyo? Yagera ku ndaya igakizwa, igakira. Yagera ku mujura agakira, sibyo? None se ni ukubera iki? Ngewe ikintu cyane gahinda rero kigatuma muhamagara no muri iriya minsi nari indwaye, ariko ndavuga ntimva, numvaga ibyo byose wanaza wanararuje unarwaye rwose, kubera ko nago Yesu akinishwa, sibyo? Niba afite n'ukuntu avuga Yesu mu migani, sibyo? Twebwe tudashobora kumenya, cyangwa se hari n'abamukurikirana babizi imvugo ye bayumva, ariko rero nje nibwo bwa mbere wumvisha umuntu aza akiyita karuyi ari indaya ngo ari indaya Yesu ngo ni indaya Yesu ngo Yesu aryamye mu cyumba sibyo ngo ni indaya Yesu nge rero buriya kamuze mbabwire niba afite n'ibyo yikura sibyo niba afite ibyo yikura nave kuri Yesu yego tugaruka inyuma gatoya uravuze ngo umuntu wese ukora mwuga w'uburaya atinya Yesu aramubaha ese nukubera iki yaba atinya Yesu akajya gusambana zikatinya Yesu reka mbaze nkubwire hari igihe umuntu avuga ati ibyo ari byo byose urumva yego njewe ndabizi ko Imana niba hari n'abashumba bamwigishije kuri ye sibyo yego abo bashumba ba n'indiscipline mbega bubahuka bamwigishije kuba yavuga ko ari indaya Yesu ko ari indaya Yesu urereka nkubwire abashumba bose yego Yesu ni umwami w'abantu Yesu yaje kudukiza ntago ariko akamaze nkubaza yego ubu n'urugero wafata umuntu ukajya kumukiza wowe ukennye n'urugero nguhaye ntago bishoboka umuntu yaje gukiza abaje gukiza wa wundi ufite ikibazo Yesu ntago ari indaya urumva Yesu ntago ari indaya Yesu ni umwami w'abantu sibyo Yesu ni umuntu wo kubaha kandi tukanamutinya sibyo aratinyitse Yesu ntago ari ugupfa kumuvogera ni kuva nabaho ariko mu masharo nawe uburyo yabivuzemo yaravuze ngo ngiye hari abari buze kunyumva hari n'abari buze kumfata nk'iki ibyo byo kutubwira ibyo byo kuvuga ngo urumva hari abari bumwumve ibyo ntago ari byo mpagaciro sibyo urakunyumva yego ibyo ari byo byose wavuga kuri indaya ya runaka hano mu isi turi abantu urumva ukavuga uti ngende indaya ya rukundo nk'uko yabivuze nyamara yavuze ko ari wanamuteye inda sibyo urakunyumva inda yavuze ko yiterewe mu kibaya cyitwa rukundo cya rukundo yimpaye ariko ntago yavuze ko ari kwa yimpaya urumva ni ukuvuga ngo rero urumva ikintu nkubwira cyo niba afite inyigisho afite abazumva ndumva abazumva nabo bakwiriye kutubabarira sibyo abumva inyigisho ze none ibintu bakabicisha mu mujyi njewe aho kubatubanjirije yego nakijijwe nsanga yego sinigeze mbona umuntu uvuga iriya mvugo kuri Yesu sibyo Yesu arakiza hari kubura Yesu nagasambana ariko reka mbaze mbabwire Yesu nagasambana
Yesu arakiza kandi we yarivugiye ko ngari indaya ya Yesu kandi ibintu byo kuvuga ngo aryamye mu cyumba Yesu se yako Yesu uryamye mu cyumba ni ikindi kintu ni ikigirwamana cyitwa Yesu ntago ari Yesu Kristo we arasobanura ngo njyewe iyo ntari mu rukundo na Yesu mba ndi muri efegisiyo ya Yesu efegisiyo se ni ibiki noneho ndumye ngaho nsobanura ko efegisiyo cyari cyo ngo bari muri efegisiyo ya Yesu efegisiyo no kuvuga iki binsobanurira efegisiyo gukora nawe ubwo nyine kwa kundi nyine kwa ubwo infection suzi ko hari ukuntu umuntu ajya rwa infection se bakamuga ngo arwaye infection mu maraso infection mu maraso okay urukundo Yesu adukunda rero tega amatwi yego Yesu ikintu akora no kuduhumuriza imitima twahungabanye yego Yesu icyo akora nuko agusanga mu bwihebe akaguhumuriza yego Yesu icyo akora nuko aza gusanga ushonje akakugaburira cyangwa akakubwira ati mwana wanjye humura urumva ninge nzira n'ukuri n'ubugingo ninge ugomba kukugaburira yego ariko ibintu byo kuvuga ngo Yesu ngewe ngo ndindaya ya Yesu ariko impamvu navuga ahubwo ngo aha hantu yajyaga kugasobanura akavuga ati ngewe ndindaya ariko nubwo ndindaya sibyo Yesu akunda indaya urumva ariko nyumva ntago niba ndindaya ariko Yesu ntiyantererana kuko Yesu akunda iki indaya urumva ariko ntavuga ngo ngewe ndindaya ya Yesu Yesu koko bundi Yesu akunda yego Yesu ntajya robanura ku butoni icyo cyo ndacyo arazikunda koko reka nkwereke yego Yesu akunda buri muntu wese urumva ariko nta kundi indaya nane sindaya niyo yabonye yatoranyije arakunda ariko Yesu yaravuze wibuke ko hari umugore yigeze kuzana mu bantu aravuga ati noneho uyu utaragize ute impamvu yamuzanye akababwira ati mwimutera amabuye sibyo oya yaravuze ngo utarabikoze namutera ibuye impamvu reka nkubwire impamvu yavuze ati utarabikora namutera ibuye sibyo yego nuko yahagaze mu bantu benshi abo mugore ashungerwa n'abantu benshi bavuga bati iki ni ikizira uyu ni indaya kimwe nguko bavuga ati uyu ni umujura bakavuga ati nutaribye aka kanya tumubona urumva yego no mu mutima hari igihe ubigambirira sibyo icyo nicyo yavuze yego yarengeye umuntu yarengeraga iki yarengeraga umwana yarengeraga umugore cyangwa se umuntu yicunguriye mu maraso ye sibyo yego rero reka nkubwire ariko mu buryo tubisobanura mu biryo bisobanura ku bana bacu batazi batari bimbikwa baritari bamenye ijambo ngo baryimbikemo bamenye kwisobanurira aha ari kutuyorobereza abana ariko yabayobereza abana tega amatwi ari kutuyobereza abana ariko ngewe ibintu mwubwira nibi ndakumva rwose ndakumva ari kutuyobereza abana niba we yarageze ahagera sibyo yego niba mwuka wera afite sumbaze mwuka wera afite abasha kumusobanurira akamusobanurira bihabanye n'iby'abandi sibyo kandi hakaba hari n'abandi bagenzi be bashobora kumwumva hari umubare munini w'abantu benshi yego ntago uri kumwumva bisaberera iki sibyo yego birasaba ko yongeraga akasubira inyuma sibyo yego akivuguruza kwivuguruza akavuga ati ngewe agasubira mu byo yavuze se mfatega amatwi ndakumva akavuga ati ngewe ndindaya nje ku giti cyanjye ndindaya bitabo nsambana nabo hano mu isi ariko nyumva yego ariko nubwo twebwe turindaya yego Yesu w'abami uturebera ku manywa na nijoro natwe aradukunda sibyo yego nkuko umubwiriza butumwa avuga ati ngwino niba usambana ngwino yewe mujura Yesu agufitiye imbabazi Yesu ni umunyampuhwe yego Yesu ni umunyamuha amanukira kuduturuhura ntago amanukira kuza gusambana natwe none se yanga icyaha nariza agakora icyaha ashwe rero batandukanye ibintu sibyo yego ni batandukanye ibintu byo kuvuga ngo gutwita ngende umva gutwita ngewe ni nkuko yaba
abwiriza abantu akaba yakubwiriza uri umusore ugakizwa ahita avuga ati ibyo ari byo byose ijambo Yesu ndimo urumva Yesu umwuka wera undimo yabyaye umwana mu buryo bw'agakiza cyangwa se namubwirije umwana arakizwa sibyo uko wenda niko yavuga ngo gutwita ariko rero nabisobanure ariko nawe impamvu avuga ko ari inda ya Yesu nuko atigeze asigira ute asezerana nawe. Reka nkubwire sibyo yego none se Yesu reka nkubwire rero abantu batasezeranye sibyo yego iyo mu mategeko y'Imana abantu batasezeranye yego Yesu namutandukanye n'umugore n'umugabo bashakanye urumva ntibasezerane kuko Yesu ari bari hejuru abo bose yego Yesu niwe yaraducunguye ari hejuru ubundi Yesu ntagagereranywa n'umwana w'umuntu sibyo kuko Yesu ni Imana Yesu afite Mana yanjye tega amatwi yadukoye amaraso sibyo ariko ntago Yesu yaza ngo musambane oya reka nkubwire mujye mutandukanya ibintu nimugacurika ibintu ubwo bivuze ngo mama Chance warabicurika arabicurika avuga yuko nta nkwano yigeze atanga iwabo mama Chance sibyo reka nkubwire jye impamvu nakubwiye ngo sibyo Yesu ntago ari indaya nkatwe twebwe abantu ntago Yesu ari indaya sibyo Yesu ikintu yatuguze ubuzima bwe sibyo atugura amaraso y'igiciro ajya ku musaraba arabambwa ibyo byose ni ukugira ngo aducungure ni ukugira ngo yatuguze urabona ko nkubwire ushobora kugenda ukagirira neza umuntu ariko umuntu kugeza aho ushaka kumugirira neza akagera ku rwego rwo kwikeba rwo kwemera bakamubamba sibyo uwo muntu aba arenze w'amafaranga wakugura kuko abakuguza ikintu cy'agaciro iki kintu kitamenyerwa iki kintu kitavogerwa sibyo uyu muntu yemeye akitanga bakamutema akaboko uyu muntu atandukanye nuza kukubwira ngo ndagukunda gusa sibyo ku magambo Yesu yatweretse ku musaraba ko adukunda sibyo Yesu yarapfuye sibyo arangiza arazuka azukana ubutware atugura amaraso y'igiciro nta nubwo twebwe turi n'indaya reka nkubwire ntabwo twebwe turi indaya sibyo twebwe twaguzwe n'umugabo ukomeye tega amatwi twebwe twakowe sibyo amaraso y'igiciro sibyo aya maraso aruta inka aya maraso aruta amadolari aya maraso aruta amazu sibyo agaciro k'aya maraso sibyo niko kagomba kumutandukanya no kuba ari indaya Yesu ntago ari indaya nta nubwo azigera b'indaya sibyo ahubwo yandaya bwite ibikora ku giti cyayo sibyo Yesu yarayikoye yarayibabariwe kugira ngo ibabarirwe ibyaha sibyo yego ndakumva ayo maraso nicyo nshatse kuvuga mwebwe mwifata ibintu ngo mubyurize niba ashaka byuzi harya ni byuzi nibiki ni views urumva niba ashaka views urumva nahishaka neza ariko yimwarira kuri Yesu urumva Yesu yatuguza amaraso turi abageni ba Kristo impamvu tuvuga ko turi abageni ba Kristo umugeni burya abayubashye ariko bashobora kuba atari umugeni wa Yesu tega amatwi ndashaka kukubwira gato mama Sharo ashobora kuba atari umugeni wa Yesu nyine reka nkubwire ari indaya ye no ntago ari indaya ya Yesu sibyo ahubwo ni indaya ya Satani ni indaya Mungu wangu nisameye ndi kukubwira ngo ni indaya ya Satani ntago ari indaya ya Yesu sibyo impamvu mbikubwira ngiye sibyo Yesu ubwe yitanze ku musaraba urumva aradukwa aradukundwa kaza urumva ava amaraso avanze n'amazi nukuri pe nukuri adukwa amaraso reba kugira ngo umuntu agukwe reba urukundo dukunda uzi gukunda umuntu ukarenza amazu ayo mazu ukayarenga ukarenga aya mamodoka wowe ugakunda umuntu ukamukwa amaraso
none urangiza wowe ugiye kujya kwisambanisha ugende ubindaye ugende usambane sibyo nurangiza numara kurenga ubusambanyi bukuzuye urumva nurangiza uvuga ngo ngewe ngo ndi indaya Yesu urengwe umva nibagende bajye kurengwa kwa Satani banintumwa za Satani zatumwe ku bantu b'Imana kugira ngo bayobye abana bacu kugira ngo bayobye ababyeyi kugira ngo bayobye abagabo urumva ngiye kandi kankubwire ngiye ubushize nari nakubwiye mu kiganiro cy'ubushize ndiko ngo nsuzongere kumbaza kuri uriya mugore ninzongere kumukubazaho niko nari nakubwiye sibwo nari nakubwiye uri wambwiye ngo ninzongere kumukubazaho impamvu rero yego Mungu wangu nisame reka nkubwire yego mbwira ndakumva jewe reka mbaza babwire izo nyigisho ni izi nyigisho zipfuye izo nyigisho ni izigumura abantu izi nyigisho ni izerekeza abantu mu byaha nubwo avuga ngo akunda indaya sibyo ahubwo umuntu uzi ko akora umwuga w'uburaya sibyo koko pe njye bari abantu ndabakunda kubera iki bakunda nawe ukunda indaya impamvu mbakunda ngiye tega amatwi ndabakunda ese si abantu b'Imana nyine ukunda indaya Mungu wangu erega hari harimo abana bacu urumva hari harimo abarumuna bacu hari harimo bakuru bacu urumva ura n'umuryango mugari sibyo ndakumva uri kunyumva nese naba mbangira iki ahubwo nukuvuga ngo ikibi mutera narakubwiye ngo hari abantu bajya gusambana babuze imibereho sibyo yego uwo nguwo w'ikintu uri bumukorere niki ntago uri bumwamagane uri bunamwigizeyo ahubwo urasenga data wa twese amuha icyabura aba yagiye gushaka sibyo niba ari imibereho sibyo ayibone atajye gusambana niba ari umugabo sibyo amubone atajye gusambana sibyo niba ari no kunyurwa mu mutima anyurwe sibyo ariko reka nkaze nkabwire twebwe tujye dusambana ubwacu urumva twikorera ibyacu tumenye niba ubusambanyi buba bwaturenze bwagiye mu bwonko bwakoroze mu bwonko sibyo niba gafate Yesu ngo bamubeshere Yesu amutandukanye n'izi ndaya kuko n'indaya zibikora zinabyemera buriya ntago zivogera Yesu kandi ziza agaciro ka Yesu ngo ziva kubikora zikajya kwicuza ibyaha kubera iki azi kuwo yicuriza yicuzaho ari umwami w'abami n'umwana w'Imana yamukoye amaraso y'igiciro urumva ariko rero mama Sharoni mushobora hari abantu bagiye batanga comments zigiye zitandukanye bakavuga ngo uyu mugore ibyo avuga bamwe bari buze kubyumva mu buryo bwabo nibyo nakubwiye ariko buretse gato bamwe bari buze kubyumva mu buryo bwabo abandi babyumve mu bundi buryo bugiye butandukanye nk'uko we abivuga sibyo aravuga ati twebwe turi kubasha kubyumva ariko hari abari buze kubyumva bakamwita umusazi reka nkwereka rero yego izo nyigisho iyo ziba zaramye zikoreshwa sibyo nge nakubwiye ngo nibwo bwa mbere mwumvishije niba hari na mugenzi we wenda hari abandi babyigisha mu matorero yabo bakaba babyigisha no muri rubanda nyamwinshi nge nibwo bwa mbere mbyumvishije none reka nkubwire rero twebwe bwa mbere tubyumvishije sibyo yego ijambo ry'Imana umuntu ararisesengura yamara kuri sesengura akavuga ibyubaka akavuga ibihesha Imana icyubahiro sibyo ntago umuntu avuga ijambo ry'Imana urumva uko nuko umwami wacu sibyo umwami wacu uyu mwami wacu nukugira ngo bamubabaze nuko umushungereza cyangwa se nuko umwamamaza nabi nuko umushungereza none se arangije aravuga uretse nk'umupfumu uzi ko apfumagura urumva akoresha za nyabingi atemera Yesu atemera Imana sibyo ubugira ngo hari ntanezerewe abona abantu birirwa mu rusengero urumva bamushyiraho uburaya kandi yaradukoye yego inyigisho turazumva icyo ashatse kuvuga turacyumva yego turumvikana ndakumva njye nshobora kuba numva icyo avuga urumva ariko ikibazo ahantu kiri urumva yego ahantu kiri hari abatari kubyumva neza sibyo yego kandi Yesu yavuze ngo nimugende mwamamaza ubutumwa bwiza igipfamatwi kizumva mugende mwamamaza inkuru nziza igipfamatwi ari igipfamatwi kizagira gute kizumva ubutumwa bwiza cyangwa kizumva inkuru nziza impumyi nayo urumva izareba hari impumyi
batari bamenye batari babona ibintu byose yego sibyo kuko buri impumyi igira gutya ikagira ibicezi mu maso sibyo yego iyo agiye avurwa ndi kuvuga mwuka wera yego buriya tujye dutanga ikintu tunagisobanura iyo umuntu agenda avurwa agenda areba kugeza igihe amaso abaye mazima sibyo nta urebera iyo uri impumyi burya nta ureba byose yego none tuvuge mu buryo bw'umwuka sibyo yego niba we yaragize ahagera akagira kubona hari abana bacu batari bagira aho bagera sibyo ushobora gukubita ku cyucyo ati nubundi se ko Yesu nubundi bavuga ko ari indaya anasambana nanjye kanje kwisambana wa Yesu twavugaga ngo aradukiza nubundi nawe ni indaya n'abatubanjirize baravuga ko ari indaya aba bahanuzi baravuga ko ari indaya sibyo none se umuhanuzi niba avuze ko Yesu ari indaya umwana wigishwa kubatizwa sibyo utari wanabatizwa umwana uvuye muri Yordana niyumva ko Yesu ari indaya ubwo azaba kibatijwe se none se nawe azajya gusambana kuko na Yesu ni indaya yego Yesu ni gute wewe yego Mungu wangu ariko yavuze yuko yanamutenda y'abana bane sibyo sibyo yavuze yuko yamutenda y'abana bane arangije yenda ku ruhande rw'uko nguko ubwa mbere yatubwiye ko ari abana batatu sibyo bwa kabiri twongere kumukoresha ikiganiro avuga yuko hiyongereyemo umwana wa kane reka nkubwire rero ibyo ntabyo nzi niba uzi ko yabitwise niko yatwise abo bana sibyo yego nabyara neza gira inka zirahari bazamuha inka zo kugira ngo abana banywe yego sibyo nabyara nabi akabyara bakwa shitani nibyo ndi kuvuga ikuzimu barabategereje ngo iki wanyumvishije ndakumva ayego mwami wanjye reka nkubwire ijambo ry'Imana urumva ni intwari ikomeye sibyo ni intwari ikomeye yego uri kunyumva ndakumva ntago ijambo ry'Imana rivogerwa ntago Uwiteka Imana avogerwa sibyo niba abo bana twite iyo abashumba batubwiriza twebwe abo twaje dusanga iyo baza bavuga iyo mvugo na n'ubu natwe tuba tuyigisha abandi tukabayobya ariko mama Sharo uwitwa Antoine Rutayisire yaramuhamagaye kuri telefone ngamubwira aramubaza nyine iby'iri jambo uri kuvuga ngo ni indaya Yesu sibyo arangije amubwira yuko hari ubutumwa yashakaga gutambutsa ashaka kugira ngo amubaze kuvuga ko ari indaya Yesu ese yumva igisobanuro cyo kumva ko agomba kwitwa ngo indaya Yesu reka nkubwire ruko yego reka nkubwize ukuri yego sibyo ijambo ry'Imana ntabwo rigorekwa sibyo ijambo ry'Imana ntabwo rica mu cyumba ngo rice mu cyumba ijambo kuko ari umucyo yego ntabwo rica mu mfuruka ngo rigire gutya riza straight kuko ari umucyo ukakumurikira yego sibyo ibyo byo kugoreka hirya no hino twebwe hari abatabyumva yego sibyo uri kunyumva niba ari umuvuga butumwa niba Imana yaramutumye navuga ati njyewe urumva njyewe ndi umucyo yabanje kuzara tubwira ngo ni umuzimu urumva yego nyuma ya haratubwira ngo avugana n'abarozi urumva nyuma ya haratubwira ngo Mungu wangu urumva none agezeho kutubwira ko Yesu wacu ari indaya basambana sibyo yego ahubwo ndamubwije ukuri nakizwe sibyo umwuka w'ubuyobe umuvemo numara kumuvamo asenga Imana imuha umugabo bajye bararana sibyo yego Yesu atwubakira urugo Yesu ntagira imyaka agarukiraho kuko urumva Yesu arubaka icyo ashinzwe we n'ukubaka uriya Yesu ntago ajya asenya Yesu arubaka sibyo Yesu asana umutima wasenyutse urumva niyishakira umugabo bajya baryamana mu buriri hanyuma uwo mugabo ahubwo Yesu ari ube mu mutima we amukoresha iby'ubutwari n'umugore amukoreshe batunge Yesu mu mucyo mu mitima yabo urumva ariko nukuvuga ngo Yesu ngo numugore ngo numugabo w'indaya ngo akaba umugabo w'abapfakazi ahantu avugira ko ari umugabo w'abapfakazi urumva nuko iyo mupfakazi apfushije umugabo Yesu ikintu akora niki
kuko yamukoye amaraso y'igiciro amuba hafi agakandagura umutima akamwomora inguma mu bitekerezo akamubwira ati mwana wanjye nzagutabara nubwo bigenze gutya ariko ntago Yesu aryamana n'umupfakazi Yesu ntago aryamana n'indaya hari ubuhanuzi yahanuye aravuga ku mukobwa urwaye witwa Jackie sibyo arangije ahanura aravuga ngo ku itariki 29 uri kumva ku itariki 29 z'uku kwezi agomba kuba yagize ute yakize yego ese ku buhanuzi yaba yaravuze kuri uwo mukobwa witwa Jackie urwaye niba warumva ibora kuri iki kiganiro koko ese wowe wabyumvishe gute reka nkubwire ese twitega ko kuri tariki 29 Jackie azaba yabyutse mu buri nkuko yabihanuye ariko yasubiye mu kazi bisanzwe uva nkubwire yego gusenga nukwe gukiza sokwe gusenga nukwe gukiza sokwe yego kwanyumva twebwe icyo dushinzwe no kurambika ibiganza ku barwayi yego gukora ntago ari ukwacu yego nuko Kristo uturimo sibyo nuko Imana data ibyo rero Yesu ashobora kubikora yego kuko siwe ku giti cye sibyo yego Yesu umurimo cyangwa Yesu uri muri Jackie ushaka gutabara Jackie yego urumva ashobora kumukiza kuko Yesu akunda abantu twese ntarobanura ku butoni abana na Jackie Yesu azi aho Jackie yanduriye yego nubwo bavuga ko kuko nyamaga ngo bararozwe ngo yararozwe sibyo Yesu aba yabimenye twebwe turabana b'abantu urumva ashobora gukira ashobora gukira ashobora no kudakira sibyo kuko gukora nuko Yesu yego twebwe tushaka kubyatuza akanwa ariko Uwiteka ni ubizi hari uwitwa mama n'ugwiza yego hakaba kwizera sibyo kwizera nako niko twagusubiza inyuma kwizera ku Uwiteka Imana yego bitanarindiriye kuri izo tariki no mu gitondo yabyuka yakize nukuri kubera kwizera sibyo kubera kwizera ko konyine kwizera kurakiza Yesu yagenda yakurimo nawe ukagira kwizera ibyanga bikunda uhora ufite ibyiringiro sibyo yego umuntu ararirukanwa mu nzu akarara mu nzu imeze nka wese ariko yawaye musangamo akakwereka buryo ki urumva ejo azaba yubatse itaje no kubera iki sibyo afite bya byiringiro urumva cyitwa kwizera yego rero kwizera niko ukiza umuntu Jackie nawe ahari urumva baba baramuroze baba bataramuroze urumva we nagira kwizera sibyo Yesu ajya atesha agaciro amarozi Yesu ajya kuraho ibyo abana b'abantu bashyizeho kuko Imana ijya kumurema sibyo ntigeze igisha inama abantu ntego ari abo ngabo bumva ngo bamuroze cyangwa se bagize gute ntago yigesha ibagisha inama yo kumurema uwamuremye rero ari we yizera yego kandi azamugirira neza urumva ese waba waramenye ko Pastor Claude yabaragize ibyago narabimenye pe waramutabaye none se ngewe rega yego ibyo byose ngewe ibyo ari byo byose nukuri namubwiye ngo nihangane waramwandikiye ese nzi kwandika ngenda ko simbona reka nkubwire umva nyine nkubwire ngewe ni Pastor Claude ni Pastor n'umushumba sibyo yego ntangiye nk'umuntu akuriye kukurira no mushumba yego rwose namubwiye ngo yihangane waramwandikiye ibyo byo kumwandikira kandi nkubwiye ko ntabyanditse jewe sindadese mwandikira wabimubwiriye se kandi ngewe mu mutima wanjye wabyanditse mu mutima hano kuri kamera nayo bivuze cyagi namubwiye ngo ni ashobora kuba atarabonye ikiganiro kubera ibintu yari arimo nawe ndamubwiye ngo yihangane gupfa twese tuzapfa iyi si turimo ni icumbi hahirwa ahubwo abapfa bapfiriye mu mwami harahirwa abapfira mu mwami ni ukuri rero icyo nifuza nanjye nipfa urumva yego Imana izamfashe mpfire mu mwami gupfa no ibyacu ntawe wabihongera none se mu masharo byari bikwiye ko Pastor Claude yashaka abantu bamushyingurira yapfusha akabura abamushyingurira yarababuze kandi yararimo avuga ngo yabuze abantu bamutabara
hari n'abagiye bamutabara kwa kundi wohereza umuntu kuri momo wamwohereza make agahita ayagusubiza oyi faranga ryose ritanganye umutima ukunze nubwo niyo namwohereza 500 ku mutima wanjye ukunze none se ntanga icyo mfite utanga wo muntu atanga icyo afite ubu yutanga ibyo 5 wari guhita abona akugarukiye oya hoye cyane rwose nuko ntari nya kwari watanze 10,000 bakamusubiza so Imana yampaye amafaranga we nuko ntari nya afite najyaga kuyamura wari kumuhanga ngahe asubwo ndamuhana n'igihumbi nimuhanye umutima ukunze ntiyagifata kwari wamuhaye 10,000 agahita bimusubiza ubwo hari impamvu ntiwamenya arangije aravuga ngo umuntu wese wankozeho urumva arangije aravuga ati umuntu wese wankozeho ikiganiro cyuko napfushije papa wacu nawe azapfushe yego wamukozeho ikiganiro yego nese kumukora ikiganiro hari abamukoze ikiganiro bamutabariza yego hari abakoze ikiganiro bamubwa pole hari abamukoze ikiganiro bavuga ati nyamuneka rwose umushumba yapfushije umushumba Claude Pastor Claude yapfushije none se ubwo koko none se aya nawe no kandi Pastor Claude ari umukristo ntabwo ibyo yabivuga urabizi neza ko ari umukristo ariko se pastor irega ni pastor kandi Claude yivugiye ko natorera shumbye uya none se gushumba hari aho bamwimikiye kuba pastor nina z'amatora bashumba benshi yakanye katakira umushumba oya niwe pe niwe na aracara umushumba kitigeze uretse mwumvishe hano wawe unawe ufite fiance ushaka kumbwira ngo umugore wawe yego ese yakupfumbase mu gitanda oya mutesiye ntiyari bwapfumba twe na Rusagara mu gitanda yego tumushyire reka bakumvisheho gatomve ukuntu yavuze wankozeho ibiganiro wese yego wankozeho ibiganiro wese aragapfushe ikiganiro wese usubire mu yandi ku muhanda se yego sinagarutse ku muhanda witeretse sinagarutse ku muhanda yego ndi ku muhanda se aha niho turi aha hano twicaye umutinganyi wari we wese uri mutinganyi wese wahoze ikiganiro yaba umutinganyi wahoze ikiganiro yaba utari umutinganyi wahoze ikiganiro iya hari abapfushije batwara umwana mu ntoki babuze n'igare ryo kumutwaraho yego bamuze ibiganiro babyumvise neza ibyo birahagije ubu si umuntu n'umushumba uvuga gutya reka nkubwire mburetse gato mu masharo mbere yuko nsubiza iryo jambo birakwiye ko umushumba sibyo ufite abantu ashumbye cyangwa se ufite itorero ayoboye birakwiye ko ashobora kuza ku mbaga nyamwinshi ku YouTube birebwa n'abantu benshi cyane yaba abakristo ashumbye ndetse n'abandi bagiye batandukanye nabitegura kuzajya muri iryo torero ashumbye wavuze uzi ko wowe ngo ari iki ari umushumba birakwiye ko umushumba ashobora kuza akigamba gutyo uwankozeho ikiganiro wese azapfushe reka nkwereka yego sibyo ikintu kiranga umushumba agira impuhwe no kwihangana agira impuhwe akagira kwihangana yego kuko udafite kwihangana ntago wabura umushumba yego kuko nta kintu watera mu bandi wowe udafite yego niba udafite kwihangana ntiwabwira umuntu kwihangana yego niba udafite guceceka ntiwabwira umuntu guceceka ntiwabwira umuntu guceceka urumva yego byihorere ceceka yego kandi nawe udafite guceceka bisobanuye ngo rero niba baramukoze ikiganiro akababara yajyaga kwicecekera nk'umushumba ahubwo vuga ngo bavuga ko bazimana ariko imirimo bakora ikabihakana nukuri bavuga ko bazimana aba bose bavuga ko bazimana ariko imirimo bakora ikabihakana nukuri amena sibyo nukuri nukuvuga ngo rero nawe wabyumvishe umuntu urumva ubusobanuro washakaga abadukurikiye babyumvishe nawe ubusobanuro washakaga ndabugusobanuriye sibyo bavuga ko bazimana
bavuga ko ari abashumba bavuga ko ari abavuga butumwa bavuga ko ari abaririmbyi bagakura abandi mu byaha urumva ariko bo bakabyamamaza akaba ari byo bakaba ari bahubwo bayobora abantu kubijyamo sibyo Uwiteka Imana atubabarire abakozi b'Imana sibyo abakozi b'Imana Uwiteka tubabarire tugende nkuko bikwiriye tuvuge nkuko bikwiriye tuvuge imvugo iyobora abantu mu gakiza twe kuvuga imvugo ikura abantu mu gakiza ibaca intege sibyo reka nkuririmbire reka mbanze mbabwira sibyo gendana nimbiririmba nabi mwihangana abadukurikiranye njyewe umva ndi umuririmbyi nuko muri minsi mba nanarwaye ariko rero no kuvuga ngo hari indirimbo tutakiririmba ariko twazirimbaga na kera gendana na Yesu ku rugamba witwaza intwaro zose z'Imana dore urugamba rurakomeye kenyera ukuri witere gukiranuka hari n'intwaro utazibagirwa mushumba Danieli yarayikoresheje Dawidi nawe ntiyayiretse umwami Yesu yayitwaje buri munsi intwaro y'umwuka niryo jambo ry'Imana rikoresha neza huriho suzanesha intwaro y'umwuka niryo jambo ry'Imana rikoresha neza huriho suzanesha haleluya amena no kuvuga ngo sibyo intwaro y'umwuka no gukoresha ijambo neza hela kidesa nukuvuga ngo niba uri umuhanuzi rikoreshe neza niba uri umushumba rikoreshe neza sibyo niba urumva uri umuririmbyi rikoreshe neza sibyo niba uri umuhanuzi koresha ijambo neza usobanurira abantu we kubaca intege bakomeza imbere Imana ibaha umugisha amen. Hanyuma ukimara kumva ko avuze ngo umuntu wese wankozeho ibiganiro azapfushe arangije aravuga ngo azapfushe mushiki we azapfushe musaza we azapfushe nyina ayo magambo yose ndi kuvuga yayasubiyemo nkuko nyavuze ese nk'umushumba muririmbyi yatubwiye ngo sibyo gendana na Yesu ku rugamba sibyo hari urugamba turwana urugamba rw'inzara hari urugamba turwana urugamba rw'ubukene cyangwa urugamba rwo kuvugwa cyangwa urugamba rwo gupfusha haleluya cyangwa urugamba rwo kurwara gendana na Yesu ku rugamba witwaza intwaro zose z'umwuka intwaro z'umwuka harimo kwihangana intwaro z'umwuka sibyo harimo kuvugisha ukuri intwaro z'umwuka harimo kwihangana intwaro z'umwuka harimo guceceka urugamba rwakomeye sibyo none urambaza iki urajya ngo nsobanurire iki arangije bashyinguye ku cyumweru sibyo bashyinguye ku cyumweru aza kwigamba kuri ayo magambo yose n'ikiro kitararangira bashyinguye ku cyumweru aza kubwira abantu ngo baragapfusha ku wa mbere no kuvuga ngo abantu bamuvuzeho bose sibyo abamuvuze nabi Imana bababarire sibyo abamushungereye Imana bababarire sibyo n'abamuvuze neza sibyo n'abamukozeho ikiganiro bamuvuga neza nabo Imana igira gute ibababarire no kuvuga ngo abo bose Korodi ntago ari butegeka gupfusha sibyo kuko nawe apfusha nta wabimutegetse nta n'uwabimutongereye wari warumvisha ariko amagambo yari yaravuze kuri Gogo reka nkubwire ngo nta views zirimo kujya gushyingura Gogo ariko se kujya gushyingura se wabo we ariko se ka nkubwire sinarindi mu mwuka wo kuririmba buriya buri kintu cyose uri kumbaza njyewe ndi guhita numva indirimbo nta kibazo iyi si turimo none si
iwacu tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Nukuri. Iyi si yo gupfusha si yo iwacu tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Nukuri. Iyi si y'amatiku si yo iwacu tuzimuka tujya iwacu mu ijuru. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo iyi si turimo nta wamenya. Yego. Sibyo? Nukuri. Iyi si turimo. Sibyo? Biza tutabyikururiye. Nshobora kuryama mu gitondo twebwe ngene twavuganaga. Yego. Mukumva ngo napfuye. Sibyo? Yego. Uw'umwuka wera akoresheje, uw'umwuka w'urukundo akoresheje, akaza kantabara. Sibyo? Yego. Uri kunyumva? Rero bajya bacumugana ngo ntawangwa na bose, ntawukundwa na bose. Ni yihangane. Ariko ni kuvuga ko abantu bose iyi si gupfa no gupfusha ntawe bituma undi. Ushobora no kubituma umuntu kwa kunda barozi bagutuma urupfu, bagutuma abadayimoni ngo bakwice. Abo babarozi nyine. Ntopfe. Kubera iki? Isaha yawe itari yagera. Ntaho ujya. Sibyo? Ariko niba yageze uzataha nibihangana. Yego. Urumva rero ibyo byo kuvuga ngo wenda bababara, wenda bamuvuzeho, wenda harabamuvuzeho nabi. Nabo bihangane, nawe yihangane. Ariko ntago ari gutanga urupfu. Sibyo? Kuko yaza kurutanga ntago aba yapfushije nawe. Ubwo rero bihangane kandi nawe yihangane no kuri n'umushumba. Yego. Abantu twese tumuziho nk'umushumba basi nihangane kuko tugiye gusuzuma imbuto z'abashumba, tugiye gusuzuma imbuto za twe bahanuzi, ntago tugikora nk'uko Imana ishaka. Rero Imana itubabarire. Yego. Wumvishe yavuze ngo hari abagiye batwara imirambo ku magare babuze nako mu ntoki ngo babuze nayo gutega igare kugira ngo bajye gushyingura abantu babo bitabye Imana. Ubwo urumva ko hajemo n'inyuro. Icyo gihe uwo yavugaga yari Ezekiel Rukundo. Sinshaka no kumumenya. Reka nkwereke. Yego. Sibyo? Abapfushe bagatwara abantu ku magare ni benshi. Sibyo? Yego. Babateruye hari n'abateruraga mu ngobyi za kera. Yego. Barashyinguwe. Sibyo? Yego. Kandi baragiye. Yego. Sibyo? Hari uwashyinguwe mu isanduka nziza akajyanwa na ya modoka mbona itabona. Sibyo? Nawe yarapfuye. Yego. Nawe yarashyinguwe. Yarigendeye. Sibyo? Uburyo bwose ufite umuntu wawe agapfa umushinguramo. Reka nkubwire nta mupfu bikorera ku mutwe gutyo. Bamutwara ku bitugu. Siko isanduka bazitwara. Ariko wabuze n'ubushobozi wamwikorera. Reka nkwereke. Ibyo aribyo byose. Ega abantu bose ntago ariko baba bafite ubushobozi. Reka nkwereke. Yego. Hari umwiterurira. Ubwe. Yego. Cyangwa agashana umuryango bakamuterura. Yego. Ndewe sindabona umuntu wikoreye umupfu. Nicyo nashatse kuvuga. Sindabibona. Umukwisanduka kuyikorera. No kuri sindabibona. Kireka nkaziraza kumedi njya mbona ibugande umuntu yagiye kwiba umurambo baramwirukankana awushyira ku mutwe ariruka zinga. Yari no mumama azinga myenda arirukanka yikoreye ku mutwe. Nge buriya nabibonyemo komedi. Urumva? Sinigeze mbikurikirana kuko nabonye ari komedi. Sibyo? Cyangwa se bikaba umuntu utwara umupfu ku mutwe ashobora kuba ari byo bamuhamuriye abapfu bamubwiye bati wowe utwara umupfu bitandukanye nk'uko abandi bamutwara. Yego. Sibyo? Ariko ku bukene bw'umuntu ubushobozi bwose afite ashingura umuntu we kandi abamuhaye icyubahiro. Sibyo? Bamushingura mu musambi. Sibyo? Yafata ikiringiti akamushyiramo nibwo bushobozi. Sibyo? Nibwo bushobozi afite. Yego. Tugomba kugenda uko ubushobozi bwacu bungana. Kandi noneho niba runaka agize amahirwe ariko ndi sinamahirwe. Ubundi sinamahirwe sheri. Sinamahirwe bavandi. Sinamahirwe reka nkubwira gupfusha sa mahirwe. Sibyo? Ni umubabaro. Uko yapfa kose niyo Mungu wangu. Irasanduka ihenze. Sibyo? Yego. Wayigira undi bakamushyingura mu musambi nta rupfu runezeza. Yego. Sibyo? Kandi bose bagerayo. Yego. Biterwa n'imirimo wakoze. Reka nkubwire imirimo. Hari igihe umuntu akora n'imirimo noneho. Nkubwize nuko. Ntugire icyo ubona. Ntugire icyo reka nkubwire. Yego. Nakubwiye ngo kwisi twese nituzangana. Kwisi nituzanganya ubushobozi. Ugakora imirimo ukaviramo. Reka nkubwire. Sibyo? Yego. Umurimo nyamurimo. Njyewe nibashaka bazafata amashangara. Urumva? Baguteruremo se. Baterateranye. Reka nkubwire. Icyambere nizera ko
cyo nsaba Imana yego kuba nziye nzakingurwa neza umubiri uzabora umva nimushaka muzankingura uko mubibonye sibyo igikuru cya byose sibyo yego data wo mu ijuru roho yanjye cyangwa se muntu w'imbere mwuka wera cyangwa Imana izampe gukizwa kugira ngo nzagere mu bwami bw'Imana nzahaga ubugingo buhoraho sibyo naho umubiri uko muzawushingura kose kuramaze kuko nushingurwa neza aragenda sibyo ukingurwa nabi nawe nyandi ni mu gitaka sibyo aho bajya ni hamwe n'ukuri kw'Imana ahubwo twubaha abantu sibyo yego twubaha abacu bapfuye sibyo abapfushije n'abantu bacu batari bafite ubushobozi yego ntabwo twabishyiraho story sibyo ngo niba ngize ikigeragezo ngo mvuge ngo na runaka ngo nawe nose turarata gushyingura turarata imirambo turarata ko bagenda se ahubwo reka turate Yesu uturimo naho umubiri wa aho bazaba bafite ubushobozi bazawuhashyira. Witeguye kuzajya guterura abana ba mama Chance abo ubuteye kugana ku musozo w'ikiganiro abo bana rero ndeka nkubwire yego abo bana yavuze kazerekana umwana umwe abandi batatu ntago bazigera yavuze ko nanjye nzabo umwe nyamara mu bantu bazereka umwana ariko reka nkubwire yego ngiye ni ukuri kw'Imana ko mu ijoro yego ibyakorewe mu mwijima bizarangirira mu mwijima ibyakorewe ahabona bizarangirira ahabona sibyo yego njyabo bana ntago nkeneye kubabona yego kuko ukuntu yabivuze sinabasobanukiwe yego najya guterura umwana nkaterura inzoka najya guterura umwana nkaterura ipusi ikanshwatagura abana yabyaye muhungu wangu ntiyavuze ko ari umuzimu yavuze ko ari umuzimu yego muhungu wangu ku buryo yavuze ko azerekana umwana umwe abandi akabareka mbese uwo mwana umwe tuzi uwo we mbombabarire yavuze ko azerekana umwe abandi batatu ntaberekane shabyihorere ejo bundi ariko impamvu nababwiye ejo bundi bishe inzoka bishe inzoka mu nzu mo hano se bishe inzoka mu nzu nuko riba byarabaye nese nzoka n'abana nese ubwo ni brage umuntu ashatse kunseka nese iyo Mungu wangu ubwo urumva sibyo ntabwo ngiye najya gutera abana nazi ejo bundi nishe inzoka sibyo mudayimoni yaraje rwose urumva amanuka rwose agwa umva turatabaza barazica nibwo rero biciye inzoka hano mu nzu bayiciye mu nzu pe mitandira ndavuga ntimva ubu si mama Chance navuzeho unteye inzoka biciye mu nzu akuri ko Imana nagize waravuze turi ni mama Chance uguteye ngewe nagize ngo ni mama Chance unepe ngani ko yavuze ko ari umuzimu nkaba muvuga mu gutanga ibiganiro ubu si wowe uje kunyihoreraho ariko ndavuga ni mu izina rya Yesu urumva turayizinga da inzoka twarayizinze hano hari abamama turi gusenga hari abamama babiri turi gusenga nuko barangije barambwira ati mama Chance ndirukanka n'abana bariruka birukanse zinga inzoka ntabwo nzi kuzinga inzoka nuko mama mwarayizinga duhamagara umupapa duturanye arayica hako bitavugane none urambwira ngo njye kureba abana umva mu bana azereka rwose mva ngiye yavuze ko ari umuzimu sinkora n'abazimu yego ibyo byirorerere cyereka naza urumva yego akicara kutangazamakuru akabwira abanyarwanda ati rero sibyo ngewe nishakiraga views ariko we muzanyigishe ni ariko views ni cyongereza ako we muzi ko nta muntu unkurikirana sibyo nta muntu uri kunkurikirana ngo azanyishurire niga icyongereza mwamba bariye koko abantu bose murabona nakwiriye kwiga ku buryo kuvuga views byakunaniye ako sibwo nibyananiye ni views umva mora mbyiga burero birasaba ko hari umuntu wumugira neza wajya bikwigisha buri munsi waza kanera mu ishuri nkabyiga sibyo rata ariko ibintu mvuga nibyo munseke nyamuneka erega se sinakwiga wakwiga hari n'abari munsi yawe biga nuko rero
ubwo niba ashaka iyo views urumva azatubwira ati nashakaga views na Yesu navuze ko yandongoye ndi indaya Yesu yari views nishakiraga views nakuri avuga ngo amafaranga ngo mwebwe ngo nazavugaho ngo ku macana yanyu ngo kuko hinjiramo ubwo bufaranga sibyo ngo azavugira kuye bitagira amafaranga nkavuga kamera yayigurisha idahembwa na YouTube tega amatwi nkubwire kamera niyo yiguza amafaranga mikoro avugira niyo yaziguza amafaranga imyenda yambara niyo yiguza amafaranga amafaranga arya niyo ibirya haha niyo yabiguza amafaranga ubwo rero ibyo byose azaza dusobanurire sibyo naho ubundi byo kumbwira ngo ujye guterura abana reka abantu bafatanyije umuhamagaro sibyo bumve basesengura imvugo ye bakayisesengura bazajya ko baterura bitajya no kumuhemba koko Mungu wawe kuburyo utajya no kumuhemba yarago mama chance ubyumve ngewe ntago urasobanurira ngerega ntinda no gufata nyamune kuzunsobanurira ese niba utinda gufata ukaba ari gushaka kujya kwiga icyongereza ubu ni wazagorana ariko se buriya bivuga mu cyongereza ra ni mu kinyarwanda ariko uvuze ko kujya kwiga kubivuga views ako reka hari ijambo udakunda kuvuga wajya kurivuga rikakugora nese ubundi views ndazivuga ko nazizi naho ziba ariko ziba ziba hese ngimbwira badusobanurira aho ziba ako se hori buriya ntari kunyumva views ziba baho mbwire ubwo rero ibyo byose nyamuneka ntabyo wari wiyizi ntago nari mbizi hanyuma rero ako karagaciyemo ibyo ari byo byose kumuterura nge se namuterura abana kuko njewe nizera Yesu kandi Yesu ni umwami mufata nk'umwami ntago mufata nk'indaya si umusambanyi Yesu rero mu gihe umuntu avuze ko ari indaya Yesu ngo baryamana sibyo kandi Yesu aruhura imitima akandakanda aho umuntu nariko seka nkubwira ashaka gukanda umutima sibyo agakanda umutima agakanda umugongo sibyo agakanda ariko hari ahantu adakanda nyumva ndakumva hari ahantu adakanda ni adakanda hari ahantu adakanda ni hehe kandi aho hantu urabona ko afite ikibazo ku buryo ajya kwifashisha Yesu ngo ari uhakanda yakanda umutwe yakanda umugongo yakanda ku mafaranga sibyo kandi ntiyahagera ariko hari ahantu hakeneye umuntu sibyo ahubwo hakeneye umuntu uza akakanda akareka kubeshyera iki Yesu ese niba Yesu ari uhakanda akumva no Yesu ntago yagera kuri ibyo ngibyo nimugacumuza umwami sibyo ese nuko icyo abantu bose baba mama badafite abagabo iyo umubwete se kudashaka umugabo ahita akubwira ngo umugabo wanjye ni Yesu impamvu avuga ngo ni Yesu yego sibyo Yesu arwanaho rukomeye Yesu amubera byose aramuhumuriza nicyo abashatse kuvuga kuri reka nkubwire nawe urebe sibyo umugabo ikintu cyambere na mbere umushakira hari igihe akubwira amagambo meza ukwishima sibyo yego no kuvuga ngo Yesu rero kuko yadukuye amaraso y'igiciro araza akaduhumuriza ariko iyo uri umuntu ushaka umugabo akagura ati hangane nduwiteka Imana ni gutanga abagabo aho uri hangane niyo mpamvu avuga ko Yesu niwe mugabo uruta abandi bagabo kuko uyu mugabo aruhura umutima ugatuza kimwe nk'uko ushaka kugira umugabo yego uramufite byose bicamo buraryama mukabyuka ariko ugahora ufite umutima uhagaze sibyo kandi umufite kandi umufite mu rugo ni umwana w'umuntu ariko hari Yesu yego niwe nyama bavuga ngo umugabo wapfakaza arabayihanganisha akabaha icyo barya akabahanganisha abagabo barapfuye hangane akaduha ibyiringiro by'ejo hazaza sibyo ejo uzabona umugabo yego niba ushaje mwana wanjye nzagushajisha neza mwana wanjye nzakurerera abana nzayimanira dutunga sibyo ariko rero Yesu hari inshingano imwe adakora ikeneye undi ngo azayikore yego turi kwiganira ku musozo rero ndumva washyiraho isengesho ubundi tugasoza ikiganiro ndabashimiye kandi abantu bankurikiranye Imana ibampera umugisha ababyeyi abagabo basenga bakunda Imana Imana ibampera umugisha reka twubahe Imana dusenge Uwiteka nyiribihe Imana y'amahoro Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa uri Imana yacu uri Imana bwite nyemerera akakanya imbaraga zawe arizo ziganza muri twe abatwumva bose buzura imbaraga z'umwuka wera kuko Yesu utanga umwuka wera
Yesu utanga umwuka wica abadayimoni abo ari bo bose. Imbaraga zikuzimu izo zirapfa. Yesu manuke ugere ku babyeyi, ugere ku bagabo, ugere ku bana bacu, ubaha imbaraga zo kunesha no gutsinda. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.